tuziranye niba nibuka neza nka 2008. Yego Concorde urakoze, Imana iguha umugisha. Niko kuri muri icyo gihe nibwo tuziranye, dukora ubuzima busanzwe. Icyo gihe twakuraga Umucanga ahitwa muri Kabindi. Nanjye ndabyibuka neza, icyo gihe nibwo wari utangira kuba umuhanzi w'indirimbo. Rero bitewe n'igihe rwose muri icyo gihe nibwo twakongera kubonana. Ubu ngubu mfite aho kuba ntaha mu nzu yanjye, kandi mbishimira Imana uko biri kose. Mbishimira Imana, nta kindi, ni amaboko y'Imana, ni ugusenga Imana, ni ukubana n'Imana. Imana niko ijya igenda ibikora, kandi n'ibindi Imana yadusezeranyije ndahamya ndashidikanya ko nitutava mu masezerano cyangwa nintava mu masezerano ko bizasohora. Mbifitiye ibihamya, bifitiye ibimenyetso. Yesu aduhana umugisha hamwe. Rero amateka ni maremare, kandi ku rwego ruri hejuru. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana iduhana umugisha hamwe mu izina rya Yesu. Ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka. Yes, mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho muherereye hose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira, tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukurikiranye iyi channel ugakanda subscribe, ngusabiye umugisha. Nanjye icyo nabasezeranije ni ukutabicisha irungu. Niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya kureba abakozi b'Imana batabivanze, babandi batavuga ngo iravuze kandi itavuze, ahubwo bavuga ari uko ivuze. Yego, za ntumwa nziza zitumika zikajyana ubutumwa nk'uko shebuja yabuzihaye. Yego, ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana. Reka tumusabe atwibwire. Arakuze ntabwo namuvuga. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Abasuhukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amazina nitwa Habimana Jean Baptiste. Ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 4. Ndi umukristo usengera mu itorero Maranatha. Ntuye i Rubavu, tukiri muri uyu mubiri. Yego. Mu kagari ka Mukondo, mu mudugudu wa Nkora, mu murenge wa Nyundo, akarere ka Rubavu. Yego, rwose aderese zose urazivuze. Icyo utavuze ntabwo uvuze impano ufite. Yego, murakoze. Y'igihe cyo gukora kw'Imana kugeze, Imana iduhaye cyo kuvuga, tuvuga ijambo ry'Imana, cyangwa se ni umwuka w'Imana atugendereye akadukoresha dusohoza iby'Imana ivuganye natwe mu buryo bw'ubuhanuzi. Murakoze. Yego, Imana ishimwe. Banza dusengere, nyuma ndakubwira impamvu ako kantu nari nkazanye. Umaze gusenga uri gusaba Imana uganga ibane natwe. Reka dusenge. Imana turagushimye, dushimye imbabazi zawe n'urukundo rwawe bibana natwe uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. N'ubundi twongeye kunezererwa kuri amatariki tubonye cyangwa kuri uyu munsi tubonye. Harimo benshi batagubonye, ariko twewe wongeye kutwongerera andi mahigwe n'ibihe byo kubaho. Izina ryawe rihimbazwe. Turakunezerewe rero, turagusabye kugira ngo uyu mwanya tugiye kubana muri iki kiganiro, kugira ngo icyubahiro cyawe n'umwuka w'Imana aze kukibamo. Icyo twirukanye ni imbaraga zose z'abadayimoni, kandi turagusabye kugira ngo iki kiganiro
umuntu wese uri bucyumve n'uzacyumva kizamugirira umumaro, kugira ngo imitima yacu ikomere, kuko rimwe na rimwe ibihe turimo twagwirijwe n'ibikomere bitandukanye kandi tugira intimba zitandukanye, ariko iyo turi muri weho ujya utwomora ibikomere kubw'imbaraga zawe. Umenye kubw'imbaraga zawe dufite tuzabaho no mu bihe bikomeye no mu rupfu. Haleluya. Uri Imana ijya ibana n'imitima igukunda. Urakoze kurabana natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. Yego, impamvu navuze ngo uvuge impano ufite nuko iyi cano inyuraho abanyempano. Umuntu wese ufite icyo Imana yamuhaye ndaza nkamureba tukaganira. Tuziranye niba nibuka neza nka 2008. Yego Concorde, urakoze. Imana iguha umugisha. Niko kuri muri icyo gihe nibwo tuziranye, dukora ubuzima busanzwe. Icyo gihe twakuraga Umucanga ahitwa muri Kabindi. Nanjye ndabyibuka neza, icyo gihe nibwo wari utangira kuba umuhanzi w'indirimbo. Rero bitewe n'igihe rwose muri icyo gihe nibwo twakongera kubonana cyangwa se kugira ngo twongere twicarane. Icyo gihe nari ndi umukristo, ndi mu bihe bigoye, ariko uko Kristo tugenda tubana nawe agenda araturinda. Ubu rero ndaho ndashima Imana, iminsi uko igenda yicuma Yesu ajya agenda akora imirimo n'ibitangaza, kandi Imana ishimwe ko nawe yakurinze. Imana ihabwa icyubahiro, kandi mboneyeho gushima Imana, nezezwa nayo ko rwose muri icyo gihe cyose urumva ni igihe kirekire Yesu yarakurinze, twongeye kubona turi bazima, natwe turi bazima. Imana ihabwa icyubahiro. Murakoze. Yego, Imana ifite ibyo yagiye ikora. Burya kijya gihe twabonanaga nari maze umwaka nkoze ikizamini cya leta, narabuze diplome. Urumva? Yego. Ariko tuvugana mfite masters. Haleluya. Niwagira ku masters yo utarabonye diplome ya humanity. Vango nayo yaje kuboneka, ndakomeza lisansi na masters ndayifite. Ndashima Imana yuko ari Imana igihindura ibihe, igateza umuntu intambwe ikamukura ku ntambwe imwe ikamushyira ku yindi. Haleluya, haleluya. Niko kuri Concorde. Imana ihabwa icyubahiro. Ndumva imirimo y'amaboko y'Imana cyangwa se imirimo ya Yesu ni miremire. Rwose nanjye icyo gihe byari bimeze nabi, ubuzima bwari bwo gukura Umucanga, nabona 2,000 nkumva Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Kandi ndibuka ko muri icyo gihe nari maze nk'umwaka nzanye umugore. Imana y'amahoro itugire neza, kandi mu buryo bugoye, ndetse muzana ndafite aho kuba, ariko ubu ngubu kubw'Imana iby'Imana igenda iri gukora, ubu ngubu mfite aho kuba, ntaha mu nzu yanjye, kandi mbishimira Imana uko biri kose. Mbishimira Imana, nta kindi, ni amaboko y'Imana, ni ugusenga Imana, ni ukubana n'Imana. Imana niko ijya igenda ibikora, kandi n'ibindi Imana yadusezeranyije, ndahamya ndashidikanya ko nitutava mu masezerano cyangwa nintava mu masezerano ko bizasohora. Mbifitiye ibihamya, mbifitiye ibimenyetso. Yesu aduhana umugisha. Hamwe rero amateka ni maremare, kandi ku rwego ruri hejuru. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana iduhana umugisha hamwe mu izina rya Yesu. Nose icyo gihe wari umuhanuzi? Icyo gihe nari umuhanuzi utaramenyekana, ariko icyo gihe nari umuhanuzi, nari nkoreraga Imana, kandi mu buryo bwose bushoboka, kuko nari ndi umukristo, nari ndi umuhanuzi. Icyo gihe nari nsengera ahitwa ku Babatista, niba uhibuka, ndi visi perezida w'icyumba aho ngaho. Urumva nari umuhanuzi. Imana yacu idufashe. Na nisa rero urugendo ruracyakomeje. Murakoze. Yego, na n'ubu uracyahanura umva. Na n'ubu ndacyahanura, kandi ntabwo twabireka. Uko umwuka w'Imana adushoboje cyangwa se n'ibyo adukoresheje turabikora, kandi tukabikora tubikunze. Yego, Imana ishimwe. Reka tujye no mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Murakoze. Imana yacu itugire neza, Imana itwambika imbaraga. Imana ishimwe. Twongeye kunezezwa n'Imana. Reka tutere gutinda, tuganire ijambo ry'Imana.
mu gitabo cya Zaburi, Zaburi ya 91. yego Imana itugire neza. Zaburi ya 91 ku murongo waho wa 14, niho nshaka kugira ngo tuganire muri uyu mwanya, kuko ni ijambo riri kumfasha kandi nawe ryongere rigufashe muri uyu mwanya, kuko iby'Imana bihora ribisha ku bamenye Imana. Umwami Imana atugire neza. Rimwe na rimwe igihe cy'umuntu aba mu bintu akumva arabirambiwe, ariko umukristo wa Kristo iby'Imana ntabwo tujya tubirambigwa, cyangwa si ntabwo bijya bidutera ivutu. Imana idufashe. Ngaho ni karibu dufashe. yego Zaburi ya 91 umurongo wa 14. yego kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. Amen. Yesu akongera imigisha. Umwami Imana atugire neza. Imana itwambika imbaraga. Yesu adukomereza amaboko. Bana b'Imana, nshuti z'umusaraba, bakundwa bene data, aya ni amagambo y'Imana. Uyu ni Kristo wenyine wavugaga ari kubwira abantu bamwubaha, cyangwa si abantu bamukorera. Bibiri atubwiye ngo, jambo ratubwiye ngo uko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Nunyambaza nanjye nzakwitaba. Bishaka kuvuga umuntu uwo ari we wese iyo yambaje Imana akayishakana umwete, ariko afite gukiranuka, Imana iramwitaba. Haleluya. Amen. Rimwe na rimwe hari igihe wajya gushaka serivisi mu banyamategeko cyangwa si mu buyobozi busanzwe, bitewe n'ukuri iyo serivisi kugira ngo uyibone udafite andi maboko bikakugora, udafite abo kugusunika bikakugora. Rimwe na rimwe iyi dosiye ikaba yazimangatana, cyangwa si kuzaboneka bikaboneka bigoranye. Ariko Bibiliya iratubwiye kubera ko Imana yo itarobanura ku butoni. Ni nako Paulo avuze ngo mu mahanga yose umuntu wese uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Haleluya. Uwo yemegwa n'Imana kuko twaremwe n'Imana, kandi uwo Kristo wese w'Imana yaremye iramukunda ikamuhereza agaciro. Bibiliya tuvuze kiravuze ngo uko yankunze akaramata nanjye nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru ko yamenye izina ryanjye. Nunyambaza nanjye nzakwitaba. Umwami Imana tugire neza. Nshuti z'umusaraba, ndashaka kubibutsa ngo turakwiye kwambaza Kristo kurusha ibindi byose. Mvugire ngo amen. Kubera ko iyo twambaje Imana, iyo dushatse Imana, iyo twegeye Imana, ibindi Imana irabikora. Imana idufashe, Imana tugire neza, kubera ko Imana izi ibyo twanyuzemo, ndetse izi nibyo twatambutsemo, ariko kandi izi nibiri imbere. Haleluya. Kandi biri imbere ibifata, kubera ko biri mu kuboko kwayo, ibifata kugira ngo noneho izina ryayo rihabwe icyubahiro. Umwami Imana tugire neza. Imana itwambika imbaraga. Rero ndashaka kugira ngo ntinde kw'iri jambo rya Kristo rivuga ngo nunyambaza, ibindi byose Imana izabikora. Nunyambaza nanjye nzakwitaba. Uyu ni umukristo, cyangwa si ni umuntu wamenye Imana, udashaka kugira ngo Imana ibangikanye n'ibindi, ahubwo nibageze mu gihe bikomeye, nibageze mu gihe cy'ijoro, kuko bijya bibaho, akaba yageze mu gihe cyabona nta bushobozi afite, ariko nagira umwete wo kwambaza Imana. Haleluya. Nagira umwete wo kwambaza Imana, azabona andi maboko, kubera ko Kristo aratubwiye ngo nunyambaza nanjye nzakwitaba. Imana irumva. Imana yumva abakuru n'abatoya, Imana yumva abakomeye n'aboroheje, Imana yumva abafite n'abadafite. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndashaka kukwibutsa ngo kwambaza Imana n'andi mahigwe. Ubundi busanzwe hajya haba amahigwe atandukanye, ariko rimwe na rimwe rijya ya mahigwe yo turebesha amaso yacu yajya yarangira,
ariko amahirwe ya Kristo iyo umuntu agira umwete wo kumwambaza ntago aya mahirwe ajya ashira. Mvugire ngo amen. Uburyo ngo no mwipfa ryambye iryo zina azagira gute? Azampumuriza, cyangwa si Imana yacu izaduhumuriza mu gihe cyari cyo cyose. Rero ndashaka kubwira ngo kwambaza Imana nibyo by'ingenzi kuruta ibindi bikaza bikurikiyeho. Biravuga ngo dushakashake ibyo umwami Imana akunda, kandi nta kundi kubishaka ni ugufata umwanya wo kuyegera ndetse no kuyishaka. Iyo ushakanye umwete rero Kristo arakwitaba. Imana idufashe. Biratubwiye ngo uko yankunze akaramata nanjye nicyo nzamukiriza, nzamushira hejuru ko yamenye izina ryanjye. Nanyambaza, niwambaza Kristo Uwiteka, ijisho ryiwe n'amatwi yiwe garacyahari kugira ngo gumve umuntu uri kuyambaza. Muri ibi bihe rero turimo dukwiye kwambaza Kristo, dukwiye kwisunga Kristo. Umwami Imana atugire neza, Imana itwambika imbaraga, Imana idufashe. Kandi mwihangane umuhamagaro wanjye kugira ngo mvuge buhoro ntago bijya binshobokera, kuko buri wese biba bitewe nuko yahamagawe. Haleluya. Atugire neza, Imana itwambika imbaraga, Yesu adukomereza amaboko. Rero ndashaka kuvuga ngo abadukurikiye ahangaha kuri gicano, nshaka kubwira ngo Bibiliya tubwiye ngo nitwambaza Uwiteka nawe azatwambaza. Imana itugire neza, nidukunda Uwiteka tukamukunda akaramata natwe nicyo aje kudukiriza. Imana itugire neza, Imana itwambika imbaraga. Nidukunda Uwiteka akaramata mu muryango nyarwanda, nidukunda Uwiteka mu miryango yacu, muri kavukire yacu, ukagerageza gukunda Uwiteka. Biravuga ngo uko wankunze akaramata nanjye nicyo nzagukiriza. Kandi hari byinshi dukwiye gukira. Haleluya. Hari byinshi dukwiye gukira, kuko abantu benshi bafite ibikomere bitandukanye, bafite ibyo babamo bitandukanye, ariko nitwambaza Uwiteka nta wundi uzabidukiza, Kristo azabidukiza. Umwami Imana abagire neza, Imana itwambika imbaraga. Rero ndashaka kukwibutsa ngo Kristo azi amazina yawe, kandi azi n'imiterere yawe, azi n'imigendere yawe. Umwami Imana tugire neza. Rereka imigendere yacu cyangwa si n'ubuzima bwacu buharanire kwambaza Uwiteka. Umwami Imana atugire neza, Imana itwambika imbaraga. Mwakire ijambo ry'Imana kandi rikomere mu mitima iyo bari bukurikire, ndetse natwe turaha ngaha, ndetse n'abandi igihe cyose bazafungura kuri yicano iri jambo ry'Imana cyangwa si aya magambo y'Imana gazongere gabakomeze. Murakoze. Yesu abaha umugisha. Amen. Amen. Imana igumugisha mukozi w'Imana. Reka tugusaba utangiye nimero uwagukenera yakuboneraho, ubundi dusoreze n'isengesho. Murakoze. Nimero yanjye ni 078 4 7 6 8 Yego, karibu n'isengesho dusoze. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye kubw'amagambo yawe meza, tugushimiye kubw'imvugo yawe. Hari umuririmbyi ngo imvugo yawe ni ihame, kandi ibihamya birahari. Iyo wuguruye ntawe ushobora kugira andi maboko yo kugira ngo yugare ibyo wuguruye, ntago bibaho. Izina ryawe nirishimwe. Rero turagushimye kugira ngo iri jambo cyangwa si Uwiteka Imana Nyiringabo n'abandi bose batambuka kuri yicano bariko bavuga ibyawe, durasabye kugira ngo ibi byose twumva nibyo tubyigwa amatwi yacu ntibizamasigara cyicaro, kuko iyo umuntu avuga baba muteze amatwi, kandi gutega amatwi habaho kwakira no kumva, hakabaho no kumvira. Ndagusabye kugira ngo iri jambo rifati ya mbere ryirukana imbaraga zose z'abadayimoni, kugira ngo tuzagubwe neza, kandi kiruta byose tuzabe mu bwami bwawe, kuko ubugingo nibwo buzabona Imana. Haleluya. Ubugingo nibwo buzabona Imana, kandi ubugingo bukiranutse, ubugingo bugukunze, ubugingo bwukwambaje, ubu nibwo ukunda karamata. Izina ryawe nirishimwe nirihimbazwe. Urakoze Kristo, urakoze kuri umuremyi wa byose, kandi umugambi we ntago gujya gupfa. Inzira zawe ntabwo zijya zinanigwa, ahubwo uko warurikirana ubu ni kuri. Urakoze kuri Imana ibyumvishe, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.